Amahoro amahoro bene data, mbanje kubasuhuza mwebwe mwese abadukurikirana kuri uyu murongo wacu wa YouTube MCTV. Ku mazina n'ibisanzwe ni Mudasumbwa Chantal, umunyabyinshikazi. Rero mbanje gushimira abantu bakoze subscribe, like, share na comment. Imana ibaduhera umugisha utagabanyije, n'abandi bakibitekereza mu by'ukuri mu bidukorere. Uyu munsi rero nkaba mfite abatumirwa, naciye ku rugo rw'abavandimwe, nuko numva ntagenda ntagize ibyo dusangira, ntagize utubazo mbabaza. Rero reka mbere yo kugira ngo tubabaze utubazo nateguye, reka babanze batwibwire. Ijambo ni iryabo. Murakoze cyane. Je ku mazina yanje nitwa Bihozagara Prince, tuyaga i Durai mu gihugu ca Kenya. Murakoze, Imana ibamugisha. Murakoze, nanjye nitwa Nyina w'umuntu Aime, abantu hano i Durai. Murakoze cyane. Sawa abatumirwa bacu barakoze kutwibwira neza. Sasa ntago ikiganiro cyacu ntago ari kirekire cyane, ni cy'iminota mikeya. Hari utubazo nateguye kubabaza nk'abantu nyine bari mu rugo. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu rugo ntibisaba ngo umaze imyaka myinshi cyangwa upfa kubona mu rugo. Hari abavuze ngo ni amezi 5 gusa cyangwa ni amezi 2, ngo ni igihe kinini cyane. Ngiye kubabaza ntitaye igihe bamaze barushinze. Sasa mu ngo zarizo zose tutitaye igihe zashingiwe, hari utubazo tukunze kubonekamo. Rero hari akabazo ka mbere nshaka kubabaza, nibagira icyo batubwiraho, ndetse namwe muraza kugira icyo mutwunganira muri comment. Iyo bavuze mu rugo, kutavuga rumwe k'umugabo n'umugore cyangwa kutavuga rumwe kw'abashakanye, mwumva iki? Murakoze cyane kuri ico kibazo mutubajije, kandi wenda naje niyegereje abadukurikiye kuko umunyamakuru wacu avuye kubivuga. Ariko kubijanye n'ico kibazo tubajije, wenda mu bibazo byose ari buze kutubaza, ndagira ngo mbwira abadukurikiranye ko urugo ni ishuri. Urugo ni ishuri umuntu yiga, ugakomeza wiga. Wenda sinshobora kuvuga wenda ngo rirangirira he, ni ishuri rikomeza mu gihe cyose umuntu aba akiri muri rwa rugo. Biga byinshi, ubona byinshi, ariko izo zose binyuramo urugo rugakomera. Kuri ico kibazo yarabajije cyo ku abantu kuba babanye mu rugo badafite ubumwe, ndatekereza wenda twigiye kubiriho, twigiye kuri bakuru bacu, twigiye ku babyeyi bacu, ubumwe ndumva habe na Bibiliya irabivuga. Yarabivuga ngo ubumwe nizo mbaraga zacu. N'umufaransa yaravuze ngo diviser pour régner. Utandukanye abantu hanyuma uyobore. Rero nimba hari abantu bageze ku bintu bikomeye, ni abantu bari bafite ubumwe. Kandi nimba hari abantu bashobora kuba bataragize n'ico bamara cyangwa se bageraho, ni ukubura ubumwe. Ariko ni byinshi wenda bishobora kubuza abantu wenda mu rugo kutavuga rumwe, ariko siyo yoba imbarutso wenda yuko wenda haza ibibazo mu nzu. Ariko njewe nshishikarije wenda abantu bashakanye bafite urugo, mbashishikariza kugira ngo bagire ubumwe. Ubumwe buza ryari? Buza igihe mwumvikanye, musenga, mukuzuzanya mu bintu byose. Wenda niko mbitekereza. Kutavuga rumwe kw'abashakanye igikuntu byumva biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko icya mbere numvaho ni igihe umuntu wenda ashobora kuvuga wenda nk'ikintu runaka, cyangwa se mukaba muri nko mu gitekerezo runaka ntimucumveho rimwe bitewe n'iki. Hari igihe umuntu avuga nka A undi akumva Z, ariko hari igihe nyine umuntu avuga nk'inama wenda muri nko ku kintu runaka, hakabaho nko kwikunda. Je niko mbyumva nko ku ruhande rumwe, ariko igihe kutavuga rumwe nyine
ku bashakanye ni igihe umuntu yiyumva ko ari we wenda afite nk'igitekerezo runaka, kandi abantu babiri bahura batandukanye ari nako bafite intekerezo zitandukanye, ari nako bafite no gushakira nk'igisubizo mu bintu bitandukanye. Hari ukuntu umuntu abyumva n'undi uko abyumva, noneho umwe yahagarara kuce undi agahagarara ku mwanzuro we, ugasanga habayeho kutumvikana kuri cya kintu runaka bari kwigaho. Rero nkumva ko kutavuga rumwe bibaho kubera ko abantu nyine buri wese aba afite uburyo abyumva, undi akagira uko abyumva, ariko bigeraho nyine kubera wenda gukura cyangwa se kubera kugira ngo wenda umuntu tuvuge hatabaho iyo challenge ibaho, ariko igihe abantu bashakanye buri wese agukwiye kumva ko mugenzi we afite idea ye, undi akumva ko afite iye, mukayihuriza hamwe mukumva rumwe. Ariko igihe itahurijwe hamwe ngo mufate umwanzuro umwe, nicyo gihe bita kutavuga rumwe. Ariko biterwa n'ikintu byinshi bitandukanye, bitewe n'ukuntu abantu bakuze, bitewe n'ukuntu abantu bumva ibintu bitandukanye. So kutavuga rumwe ni ibyo muvuze nibyo. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi habaho nyine misunderstanding, cyangwa se umwe akumva ko ari hejuru y'undi, akumva ko undi nta gitekerezo kizima afite. Ariko ikintu cyiza ni ukubaransinga, ni ukuvuga ngo byombi ni ukubiteranya, mwarangiza mukagabanya mukumva ikintu cyavamo, hakavamo ikintu kimwe. Sawa, murakoze, ndabashimiye. Ikindi cya kabiri, iyo bavuze ngo umuntu kutamenya inshingano ze mu rugo, mwumva iki? Umuntu kutamenya inshingano ze mu rugo, murabyumva gute? Ico ni ikibazo ciza kandi wenda kirasobanutse. Sintekereza ko wenda umuntu agera ku mwanzuro wo gufata wenda decision yo kuvuga ngo agiye kubaka urugo atazi ico yaje gukora. Ngire ngo n'abadukurikiye niko babyumva. Gushaka, hari abantu wenda bibwira ko wenda, ndabivuga ku giti canje, ariko ndatekereza ko n'abagenzi banje wenda ariko babyumva, gushaka ni umwanzuro we wifatira ubwawe, kubera ko si ikintu ushobora guhatirwa n'umubyeyi. Urashobora guhatwa n'umubyeyi gushaka, wenda tubitandukanye na bimwe bya kera. Umubyeyi yashoboraga nko kukurangira wenda akakubwira ati kwa runaka hari umugeni uzoje kumurebayo, bitandukanye n'ibyo bya none. Ubu nyine umusore cyangwa se ugeze igihe cyo gushaka ashobora kwifatira umwanzuro wenda akavuga ati mubyeyi ngeze igihe cyo gushaka wanshingiye. Umubyeyi akakubaza se wabonye uwo mwubakana? Ibyo biri muri bya bindi byo kumenya inshingano yawe mu rugo. Deja wenda ntarinze mvuga wenda standards wenda umuntu ashobora kuba yarashizeho ziwe bwite zo kumenya ngo ese urugo rwanje ruzagenda niki kizatunga rwa rugo. Biri muri za nshingano rero tuza gusanga muri ya nzu tumaze kuyinjiramwo, iyo bikenewe kugira ngo buri muntu wese ahagarare mu izamu rye. Akenshi usanga ibintu zarapfuye kubera ko umuntu usanga nk'umugabo akora inshingano z'umugore, cyangwa se ugasanga umugore niwe ukora inshingano z'urugo. Muzo kuri ibyo bintu mubigenzure muzabibona pe. Ugasanga umugabo arakomeye, afite imbaraga zose zo gukora, ariko ugasanga we umugore niwe ukorera urugo. Si umugwayi wenda, ico wenda ntanagikomantinzeho cyane. Buri muntu wese afite uko ayoboye urugo rwe. Birashoboka ko umugore yogira akazi umugabo atagafite, birashoboka ko umugabo yogira akazi umugore atagafite. Ibyo byo wenda ntitubitindaho, ariko cyane cyane ni nayo mpamvu n'ijambo rivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Rero nimba ari umutwe w'urugo, ni ukuvuga ngo ibipfa byose niwe babireberamo, ibigenda neza byose niwe babishimira. Niyo urugo rupfuye baravuga ati nta mugabo ururimo. Sinzi ko turi kumvikana wenda kuri ico kintu. Rero kumenya inshingano zawe akenshi cyane wenda muri iki gihe turimo bishobora kuba bihabanye wenda n'imikorere yo guteza urugo imbere. Ushobora kuba mfite akazi nk'uko nabisobanuye gateza urugo imbere, umugore atagafite, cyangwa se umugore agafite nje ntagafite.
ariko si byo bivuze wenda ko umuntu ashobora kuyoba ngo aje mu gukora inshingano zitamureba. Wenda bitavuze ko umugore nimba ari we ufite akazi, ntabwo biba bisobanuye wenda ngo nimba jewe nshobora kuba ndi nko mu rugo ngo wenda nirirwe nkora imirimo wenda yakagombye gutunganya. Ntabwo ari byo. Nshobora kubikora wenda ku bushake bwanje biri pasono, ariko nsa n'utabihatiwe, kuko ka kazi wenda nimba ntagafite uyu munsi ejo nzokabona. Niko wenda nje mbitekereza kandi niko mzumva. ukiri aho ngaho uravuze ngo imirimo y'abagabo ntabwo waje gukora imirimo, nubwo waba uri mu rugo nta kazi ufite, tuvuze ko worenga mu byo gukora inshingano zitari izawe. None se ubundi mu busanzwe waba ufite akazi waba utagafite, inshingano z'umugabo mu rugo ni izihe? Inshingano z'umugabo mu rugo ndaciye ku ruhande, umugabo agomba kurinda urugo. Kurinda urugo wenda ndabivugamo nko mu bintu bibiri. Ni ukurinda urugo muri finance cyangwa se mu bijyanye n'ubushobozi, ugakora uko ushoboye, ugakoresha imbaraga ufite. Utarwaye, umuntu w'umugabo utarwaye ushobora guheka ishakoshi muri kino gihugu twese uko tubayeho ntitubizi. Uheka ishakoshi kabisa ibitugu bikakurya, siko bimeze se? Uheka ishakoshi ukaja gupagasa, nimba ari protect ukayicuruza. Turi muri Kenya, nta bintu byo guhishanya bihari. Akenshi usanga n'ingo nyinshi zagiye zigira n'ibibazo. Ni igihe usanga umuntu atarahagaze mu izamu rye. Ubushanga bugomba kuja ku ruhande. Ubushanga wenda urashobora kugira ubunebwe bwawe wenda kibinafsi, ariko iyo wamaze kwinjira muri uyu mushinga nawo ntiworoshe. Ugomba guhaguruka n'amaboko n'amaguru byose bikaja mu kazi ukaja gukora. Wenda ico ni icambere. Ica kabiri, ugomba kwita ku muryango. Kwita ku muryango wenda nubwo nasobanuye uburyo bw'amafaranga n'ubushobozi, ugomba kugira umwanya uha akazi, ukagira n'umwanya wo kuba mu rugo. Ntabwo umwanya wese ushobora kuvuga ngo uba mu kazi. Hari n'igihe mu rugo uba ukenewe. Wenda abafite abana, hari igihe abana baba bakeneye kuba bari kumwe n'umubyeyi. Maybe nka weekend ushobora gufata nk'umunsi umwe wenda ukabaganiriza, ugatembereza abana, ukabigisha. Ntabwo kuvuga ngo uje mu kazi mu gitondo isimwe za mu gitondo utahe nijoro isa 4 za nijoro. Ntabwo wenda ushobora kubikora, ariko ukagira akanya wenda ushobora guhura umuryango, ugaha abana bawe, ukabaha uburere, bakagira umwanya baganira n'umubyeyi wabo cyangwa se papa wabo, abana bakabona urukundo rwuzuye rw'umubyeyi. Akenshi wenda usanga ufite wenda abana bakuru bashobora kubaza wenda k'umumama, wenda nka mama w'abana yasigaye mu rugo ngo papa yagiye, si akora. Nari mvuze nk'abana basa n'abakuze, iyo akora buri gihe nta mwanya wenda. Ababyeyi akenshi wenda mu bijanye no kurera, tagiye kure, ababyeyi ko barabyumva, bagomba kugira umwanya bahereza abana babo, bahereza imiryango yabo n'akazi zose co kimwe. Murakoze. Reka twumve n'uwanyu nawe agira icyo atubwira. Nanjye ko mbyumva, ku bijyanye no mbese ni nko kudahagarara mu nshingano zawe. Genda ndumva nk'ubu ngubu tuvuge hari inshingano z'umugabo n'iz'umugore mu rugo. Rero hari inshingano mbese umugore aba ateganwa gukora. Nyine ukiri aho ngaho, reka nkubaze, mbwira inshingano byibuze zitatu umugore agomba gukora mu rugo. Icambere, inshingano ya mbere, umugore ategetswe kubaha umugabo. Kuko ico niho hagekubiyemo hahandi tuvuge nshobora kubona akazi, simpita muhagarara hejuru ngo ndavuze ngo jya koza ibyombo, ngo heka umwana, ngo koropa. Ariko bitavuze ko wenda hashobora kubaho wenda nk'igihe runaka iwe yiyumvishemo ikintu. Tuvuge ushobora kuba utwite wenda kubyara, wenda ibyo si byo tugiyemo. Hakaza wenda n'igihe wenda ushobora kuba wabazwe, hano wenda nta muvandimwe afite, ntaki. Ico gihe wenyine aripima akavuga ati wenda nshobora wenda guteka nkahita nja mu kazi,
ariko bitavuze ko ari umugore umuhagararaho n'igitugu ngo ndavuze ngo kora iki kora iki kora iki mbese utota umwana nawe nk'uko areba akavuga ngo ati nta wenda bakozi bahari nta mukozi ntawe ntaki, nsibye akazi kandi ngo azankorere kandi aha, nawe afite ibyo areba ibyo areba wenda nk'ako ngako wenda katarimo turi kuvuga wenda ku muntu ushobora guhagarara ku mugabo we ngo ndavuze ngo kora iki kora iki kora iki oya icyo gihe uba watatiriye iki akazi kawe ibyo ni by'abantu ba ruguru ngo nta mugabo wocumba nta mugabo wocumba bibaye ngombwa bibaye ngombwa akabyiyumvamo kandi hari impamvu wenda yobikora Yobikora. ariko bitavuze ko nshobora guhagarara ngo ndavuze ngo ngwino ucumbe niyo N'igihe ndi utovuga muzima, cyangwa ngo wicare gusa cyangwa ngo nicare mfate rimoti agenda nkontorore, acunga. yibwirize ngo ija gucumba oya ye ibyo ubu urengereye ako si akazi aba agiye gukora inshingano zitari ze mu rugo ikindi cya kabiri wenda ku mama wenda mama ntabamenye inshingano ntabamenye inshingano ntabazi gutandukanya inshingano inshingano ze z'umugabo n'iziwe. ikindi cya kabiri wenda inshingano z'umumama wenda cyangwa inshingano z'umugore mu muryango ni ukwita ku bana kumenya uburere bw'abana icya mbere agomba gukunda abana akabaganiriza agatanga mbese ni nko kwigomwa gutanga umwanya ukabonera umwanya umuryango kugira ngo umenye ibibazo kugira umenye ibibazo birimo ubikemure n'ibikenewe muri ubu erega nibyo bivuze ko kuba umufasha wewe ureberera ikibura hahandi urareba ukavuga ati se umwana kunganirana mbese ukareba ati se umwana niki kibura niki gikenewe niki erega dufite n'inshingano nyinshi kandi cyane ni ukuri iki nyinshi nitwe zireba tuba dufite inshingano nyinshi mu rugo icya mbere harimo gutanga umwanya harimo kubaha wubaha umugabo wubaha abana bari muri rwa rugo kugira ngo ibintu bigende neza n'amasuku mu rugo mbese tayimu rero niho hahandi umenya uha buri muntu wese umwanya we nimba ari abana urabaha umwanya umenye ngo homework umenye ngo ibiki umenye bariye umenye inshingano nyine umenye uburere bwe guha umwana kandi ukisanisha n'uburyo angana ikindi hari amasuku mu rugo hari amasuku mu rugo mbese ntarondogoye harimo ikoropa harimo iki harimo gufura harimo mbese ibijanye n'amasuku muri urwo rugo biba bireba umugore nikijanye n'inama nk'ubu ngubu ushobora kuvuga ati wenda mfite wenda proje runaka cyangwa dufite igitekerezo runaka cyangwa umugabo akavuga ati wenda dukeneye nagize igitekerezo runaka noneho uza umwunganira muri cya gitekerezo ariko ntuzi ufata imyanzuro muri ya ntuzi wowe uza wunganirana utanga wenda tuvuge nimba azanye nk'igitekerezo runaka urabalanse ukavuga ati wenda harimo ibi byiza harimo ibi bibi rero inshingano ni nyinshi ku mugore mu rugo sawa murakoze rero ikibazo cya gatatu kiravuga kutavugisha ukuri mu rugo cyangwa kutabwira uwo mwashakanye ukuri kutavugisha ukuri wenda sintekereza ko ukuri wenda ukuri turakwiga hari ukuri kw'ijambo ry'Imana wenda sinsobanukiwe n'ukuri wenda ushatse kutubaza ni ukuri ko mu muryango cyangwa ni ukuri kose muri rusange ni ukuvuga ngo hari ukuri ko wabwira umuntu wo hanze ariko twebwe turacana mu muryango mu rugo kuvugisha ukuri kubwira uwo mwashakanye ukuri tuvuge nk'urugero ugiye gukora nk'akazi kawe ka porotegiti ubu ucuye 1,000 urambwira ati nabonye 300 sibyo nubwo atobasha gutahura ngo amenye ngo ni 300 cyangwa ni 1,000 ariko mu mutima wowe hari ukuntu uhaye ugenda wimika ikinyoma uhereye kuri utwo duto ushobora kugera kuri binini ukazubesha bigakura ukazubesha binini mbese ndi kuvuga ngo kutavugisha ukuri nyine kukuri mu mutima wenda kuri ico hari umugabo nza numva ngo yari yaratoje abana be kubesha ibintu byo kubesha umwana ngo asohoke hanze ati papa nkubiza umutwe ku ijuru urumva kico kintu uretse Pahoro wenyine wenda bibiri ivuga ngo yagiye mu ijuru rya gatatu nta n'abandi wenda twumva ngo bagiye ngo bagezeyo ariko ukuri ubundi ukuri niwe muntu nimba wumva ngo ukuri nimba tuvuze ijambo ukuri niwe muntu
kandi iyo wari wabona iyo ku rugero wenda ubona nk'umuntu aciye mu muhanda bakamuvuga turiya muntu ibyo ari byo zose ni inyangamugayo ashobora kuba nyamara ari n'umunyakuri ariko se iyo haciye undi bakavuga ngo uyu ni umubeshi ni ukuvuga ngo ntiwona mubisa n'ibanga kuko ushobora kurisanga iri imbere rero ukuri ni umutima w'umuntu rero mu byo twahereyeho ubundi urugo rwubakiye ku kuri urwo rugo ruba rukomeye ruba rufite umusingi ruba rufite standards rugenderaho muri ya pasiwadi nyinshi wenda ziri mu ngo zitandukanye wenda harimo n'urwacu pasiwadi wenda ishobora kuba iri wazi iba igomba kugaragarira umuntu wese ni ukuri umuntu wese agomba kuba umunyakuri bibiliya nizo ivuga ngo mubabera kuko imana nayo yera rero nituba abanyakuri wenda waruvuze wenda nko mu buryo wenda bw'imikorere ubundi nokorera amafaranga namara ngahishamwe hanyuma za nshingano se imba mpankora mu nzu iyo zikehanye ninde biba bireba zose nije biba bireba nyine ni urugero nari ntanze kuko nyine urwo ni rwo rugero nari nguhaye rwa hafi kuko mugenzi wawe namubwira nk'urugero nko mu badamu bamwe cyangwa se mu bagabo nko kuri fone ni urugero tuvuga nk'uko yashakiye tuvuga hari umudamu nawe avuga ngo mu bantu bashakiye hari igihe warashatse utazi bashiki b'umugabo cyangwa barumunabe noneho nk'umugabo akaba afite nk'abantu ku ruhande bamutelefone akavuga ngo ni sisita runaka kandi atari we icyo gihe ni ukubesha cyangwa wa mudamu nawe muri telefone akandika ngo uyu ni sisita runaka nawe ntuzi abasisita we na ba puro wiwe yamara akazashyiraho ngo ni buro runaka kandi si musaza we na hato n'undi nawe agashyiraho ngo ni sisita runaka kandi si sisita we na hato nyine turi kuvuga ku kuri nyako ko mu mutima kubaka umuryango nyine kwa kuri kutagira ukuri niko twari ko tuvuga ukuntu bishobora ubundi ntaguciye mu ijambo ryo uvuga ukuri muri iki gihe gukunzwe n'abantu bakeya ukuri kugira abafana bakeya ariko ukuri mu cyongereza niyo bazavuga ngo kugusetinga free uba free ukuri gutuma umuntu aba free iyo ufite ibintu byinshi washize mu mutima wenda muri ubu buzima busa birakuremerera ubundi iyo uri umunyakinyoma cyangwa ufite ibindi bintu byinshi wabitse mu mutima ni umutwaro uba ufite rero umuntu wese wenda uri mu rugo rwe nidushake wenda dusohoke no mu ngo tuje naha mu mihanda abantu bose yaba ubwubatse ataragubaka yaba ari bande mu buzima bwose mu kazi kawe muri office ukoramo mu kazi wenda nimba ufite umuntu ukorera agomba kukwizera ubundi iyo ufite wenda nk'umukoresha ugukoresha ugasanga wenda mu kazi kanyu mufite harimo manager harimo onde ntabwo apfa kuguha akazi kawe kiwe atarakwizeye aba yarabonye ko uri umunyakuri ariko iyo utangiye kuriganya no kubesha ashobora kugukora muri ka kazi akagahundi uri kumva rero mu rugo ukuri ko mu rugo nimba hari ikintu kitari kugenda kiganirize mugenzi wawe umubwira ati ibi bintu aho kubwira ngo uje kubibika mu mutima nimba hari icyo wumvishe kitagenda mu kiganire kandi abashakanye bagira aho baganirira muganira mu ijwi rituje mutamusakuza ngo muteze hejuru muteze akajagari wenda n'abaturanyi bavuga ati ese kwa runaka byagenze gute rero ukuri kuba ku rugo iyo mfite ukuri mugenzi wawe ntashobora kunkekera wenda ikintu runaka iyo mfite ukuri aravuga ngo icyo avuze niko agikora mbese nta yandi mashaka aba afite about njewe aba yumva ko nimba nagiye mu kazi ni mu kazi ndataha nimba nshobora wenda kugira ibyo nkora wenda aho nagiye nkaba nohura n'ikibazo wenda kitandeba ibyo ni ubuzima busanzwe ariko ntashobora kuba azi yuko hari ikintu wenda namuhije kiri mu mutima kizanteranya nawe ejo rero mu rugo abantu bagomba kuba abanyakuri kandi urugo rurimo kuri harimo umunezero ngaho nawe tubwira ukuntu byumva niko numva ukuri kutavugisha ukuri mu rugo kutavugisha ukuri mu rugo cyo tuvugisha ukuri ukuntu bimeze kutavugisha ukuri nje bitewe n'ukuntu nje mbyumva kutavugisha ukuri ni igihe ubesha
cyangwa ni igihe wenda haba hari nk'umuntu w'incakura runaka ukumva ko ugiye kubika ibintu mu mutima ariko mu rugo ni byiza ko umuntu avugisha ukuri kubera ko nimba tuvuge ngiye gukora iyi poroje runaka yinjiza nk'aya mafaranga mfite kuvuga ati yewe mfite aya ngiye kwinjiza aya bimere gutya ariko iyo ushatse kugira ngo uje kuriganya uriganye mu by'ukuri nta muryango uba uhawubaka rero nkumva ko abantu tuba dukwiye kugira ukuri kandi ukuri ni kwiza kandi ukuri kurubaka ntigusenye pe umuntu hari abantu tuvuge nka hanze pe cyangwa mu ngo ugasanga umuntu n'incakura kandi ubucakura si bwiza pe niyo handi usanga iyo hagiyemo nk'ubucakura kubesha n'iki hari igihe usanga mugenzi wawe atabigira ugasanga biramukwajije cyangwa biramukomereye ugasanga nawe n'indi challenge usanga nko mu ngo kubera ko duhura dutandukanye ariko ugasanga n'imico iratandukanye n'ubu rero abantu bahawe batandukanye ariko nkumva ko abantu baba bakwiye kubwizanya ukuri bakicara bakaganira kandi akavugisha ukuri biba byiza kuko hari abantu vrema usanga tuvuge uwoja kuba umubyeyi cyangwa ukaba umugabo ubesha hanyuma urumva uwo mwana bizagenda kazaca munsi y'imeza kazakora ahubwo none se abavuga ngo ukuri kose ntabwo umuntu agomba kukuvuga hari abandi usanga nabo bavuga gutyo okay ahubwo uvuze akantu ndibuka hari umuntu wigeze kumbwira si mentioning izina aravuga ngo yewe umuntu twatuganiriye gutya gusa kandi mukuru avuga ati hari ukuri utavuga ngo wereke umugabo bamugatoya numva nje birandemereye ndavuga ati so umubyeyi ungana gutya kweri tuvugisha ukuri n'ingano ye ukwiye guhisha uwanyu cyangwa ukwiye kubohokera uwanyu numva je simzakiriye neza hari abafite ico kintu ariko njewe pe sinabyakiriye neza kugwanje ruhande kuko nimba ngiye guhisha ikintu runaka deja aragenda kuri wa wundi mbese nko ku mugabo nimba ari umugore arambwiye ngo mpishe ikintu runaka kandi iwe arakizi hanyuma deja aragiye abwire n'umugabo amvegamo agenda amubwira ati hari ikintu wari ukizi ukwiye guhisha umugenzi wawe ni ukuri kw'Imana pe si byiza urumva kera abashizemo umwiryane hagati yanyu kuko hari ikintu nahishe nawe hari ikintu ampishe tuze tuvugisha ukuri kandi ukimenyeye ku ruhande bizajeho ukimenyera ku ruhande nawe amenye kijya canje ku ruhande nanje menye ibyo ku ruhande ese harya urumva kera hatagiyemo umwiryanje no kutumvikana hagati y'ikintu kimwe n'ikindi ico kintu sinagifashe neza pe kandi avuga ati uyu muntu ashobora kuba ari indyarya nicakura n'umubeshi kandi ku ngano ye si byiza gusa tuba dukwiye kwihesha icubahiro kuzuceceka ikintu no kuyungurura si ukuvuga ngo ubwo we nibwo burya akoresha pe sinobugaye kandi uko we wenda hari ukuntu bwamukoreye ariko icakoreye runaka siko bwenda gikwiye kunkorera njewe natwe dukwiye kuyungurura k'abantu bakuru tukamenya ngo nimba umuntu ambwiye iki kintu ese kirakwiye kuri mugenzi wanje cyangwa se nimba mbwiye ngo nze mpisha mbese muhishe ikintu runaka nawe ampishe ese inyungu irimo yo guhisha niki twe tukiga ukavuga ngo nimba ndi umuntu mukuru ese nimba mbwiye ngo mpishe bivuze ko nshobora kugira ifaranga zanje kibinafsi kamuhisha mbese muri ubwo buryo nawe nimba afite ze ampishe ese ko turubaka umuryango cyangwa ko turubaka ko murasenya oya ye ko turahangana ko murasenya ko turasenya mbese n'ukubaka iki nikubakira ku kinyoma ninsangi nawe ampishe uzi usanga hari ibintu tugiye nawe yampishe gutya nawe yampisha reka nanje mpisha munganiye kuri ico cukuri ahubwo ikintu cukuri ku bantu bari mu ngo shobora njewe kuvuga ngo wenda iyo hari ibintu byagiye bifa wenda bijanye no kutabwizanya ukuri akenshi uba warashatse gusa umuntu muhuye mu muhanda ariko mu gihe watekereje ku gikorwa ugiye gukora ugomba kwiga ku muntu ugomba kuba uzi wenda ngo nimba ngiye kubaka ruriya rugo umugabo wanje wenda amanyura umutsima munini ejo ntazakwiyoberanyaho
ejo ntazakwiyoberanyaho wenda ry'amasahani abiri y'ubugari ukavuga ati ese uyu muntu yari yaranyihishemwo byari bimeze gute rero ibintu bipfa mu matsa iyo ibintu mutabiganiriyeho edayere ugomba gushaka n'umuntu muziranye ugomba gushaka umuntu muziranye niko nari mvuze ariko n'ikindi abantu bagomba kwirinda cyane ni ukumva amagambo y'abantu amajwi y'abantu ushobora kuja gushaka umuntu bakakubwira ngo ni umurwayi kandi ari umuntu muzima cyangwa bakakubwira ngo hari aho bamubonye kandi atanahagaragara cyangwa ari uwo basa cyangwa hari n'uwo basa urumva rero ibintu niko ugasanga niyo mubanye nabi bitewe n'amagambo mwagiye mwumva wumvishije wabwiwe utahagazeho kameme nuko ni ukuvuga ngo nyine tugomba kumva iby'ahandi kurenza nimba nta kibi urabonaho umuntu tukumve icundi bagize icyo bapfa hanze ngo aricyo ushira imbere reba ibyawe nawe nk'abantu babiri mwagize aho muhurira mukemezanya kurushinga cyane rwose ikindi mbaza ese ku bantu babiri bashakanye mushobora gukoresha telefone imwe cyangwa se ufite iyawe nawe afite iyiwe ariko biremewe ko ufata iyiwe ukaba worebamo ku kijanye wenda na telefone cyangwa ibijanye wenda ico kibazo ubajije birashoboka nko mwakoresha telefone imwe ariyo mufite si byose birashoboka ko mushobora gukoresha telefone imwe ariyo mufite kandi nimba mufite ubushobozi bwo guca zibiri ni ukuvuga ngo umwe afite telefone y'undi afite yiwe ariko bitavuze ko telefone yiwe ntuyikoraho gukoraho nicyo mvuze kuvuga ngo wamushyiramo password umwe ntamenye ngo akenshi nje nshobora gukoresha telefone y'umudamu wanje wenda tuvuge ku rugero wenda nje ndapagasa telefone yanje yashizemo umuriro ushobora gufata telefone nkavuga tereka nimuremwo line ndeke gusiba akazi kubera telefone yazimye akenshi iyo bagutumira n'ifaranga kuri telefone ugomba gukonfirma ko za faranga zageze kuri line yawe ariko rero kubwira umuntu ngo telefone ngo unayisize ngo yazimye ushobora no kuyakansoringa uwo muteza nyine kibaza ushobora no kuyakansoringa cyangwa akayerivasinga ariko hari ibintu byinshi usanga abantu bapfa amatelefone mu rugo ngo uyu ninde wanditse ngo uyu nguyu ngo vipi ngo wewe umuntu agomba kugira urwego cyangwa se agomba kugira umurongo ntarengwa ni ukuvuga ngo nimba warahisemo gushaka umugore cyangwa umugore gushaka umugabo mugahura mugakora ubukwe ni ukuvuga ngo telefone ntiba imbarutso yo kumva ko wenda yaba ari umugabo ayikoreshe neza yaba ari n'umugore ayikoreshe neza nta telefone za hato na hato ubundi tuba duhamagara abandi ubuhamagara ndi urashobora kutaguhamagara ariko akakwandikira cyangwa wahamagagwa ugahita uja kwitsimba ni ukuvuga ngo utaranashaka wenda wajyaga nk'ahantu hahuriye nk'abadamu benshi wenda buri wese akavuga ibibazo bye mukavuga ati njye yagiye kwitaba telefone ahita ajyayo kure nta n'abantu muri gutanda wenda barangira ahantu umwe yavuze kuri YouTube ngo umugabo yagiye kwitaba telefone ngo zamashe yombi urumva hari uko baketse hagati aho ngaho kugijanye na telefone cyangwa se n'ubuzima busanzwe iyo umuntu yubatse urugo uba ugomba kugira urwego uhagararamwo hari inshuti uba ugomba kureka nimba hari inshuti mwaganiraga ubusa izo si lazima ngo mwongere muhure uri kumva uba ugomba kugira aho ubarizwa ni mu kazi kawe no gushaka imibereho naho ibyo kuvuga ngo telefone itayinjiza ifaranga bari telefone nyabaki kuri ico cyo guhuza telefone je ndabivuga mu buryo bubiri hari ubwa mbere nuko telefone pe hari abantu bamubwira ngo telefone ni igisasu kiriye kuyikora akarakare k'ijisho burya ni ukuyikora akakureba urujisho akagira ngo oya uje gutora nk'ikindi akagira ngo ni simu n'urugero rero ibyo bintu tukwiye kugira ubwo ni urwikekwe umuntu aba afite
ni ikintu kiba kiri behind abahishe hari n'abagabo bazabwira abagore ngo je tukankore ngo tukankoreye kuri telefone ariko akagenda muye akajya cekinga akamenya icinjiye mu muntu icinjiye n'icyasohotse rero ukuntu mvuga aho ngaho abantu baba bakwiye kugabanya iriya mishushanyirizo kandi kose password ugasanga oya ukwiye kubohoka telefone pe umuntu akaba yoyikoraho akaba yorebamo kuko yego so kuvuga ngo nukuja gukontororana oya tuvuge nshobora gushira umuriro nari muri business runaka insaba telefone kaba no mutira ntintiza shiremo simukadi zanje cantiza nje kuri iki niki naza niga wenda nko kuri YouTube ikintu runaka none telefone iranshiranye no yifata ngakoresha bitavuze ko no yifata ngiye kumukontorora oya kuko buri wese agomba kumenya izamurye nimba ari telefone ikwiye kutuvuga ushobora kuja mu kazi yenda telefone yashizemo umuriro yemerewe gufata yandi yanshinje gasigara nijyaye iri ku muriro ico nkeneye nkaba no ikoresha nica keneye mu gihe se hari message iciye kuri telefone itameze neza okay igita ameze neza nayo kwiyega ico gihe avuga ngo buri wese agomba kugira telefone tukankoreye kuyanje ariko nimba ari na message kwiye kuyandika kamusubiza hanyuma cyangwa se hari n'udashobora kuyisubiza nkamuheza ati dore telefone ariko bakwandikiye kugira ngo bitange amahoro muri rwa rugo akwiye kumbwira ati wenda nuyu ariko ntamuhagazeho ashobora kuvuga ati wenda dusubize ino message ukayandika kubera ko ufite imipaka ntarengwa none se kubajije ko hari igihe umuntu ashobora gusevinga ikizina cy'umuntu kandi wenda iwazo bari kuganira akashiraho izina ry'umugabo mugenzi wenda ukavuga ngo anti icyo gihe tuvuge kuri cyangwa akamwita serugo kandi ari umugore ukamwita mami ari umugabo ukamwita mami ari umugabo kuvuga ngo ubushuti bwa hato na hato bugomba kugira umupaka aho nanje ndikumva ukuntu na concludinga nukumenya umupaka wawe n'inshuti n'ibyo muganira ukamenya ibyo muganira ibyo mwaganiraga byahashize bikareka ugatangirana n'ubuzima bushya mu gihe wubatse urugo igihe atarashaka aba nta mupaka bose aba ari umukandida w'abahushuka bose n'abagira gute bose iyo atarashaka umuntu wese yumuvugisha siko yokwita ikica muvugishije ariko buri muntu yomuvugisha ariko akamenya uko avugana nawe ariko noneho nibyo amusubiza ku giti cye aba yihagazeho abaza ukuri kwiwe ariko noneho hari undi uvuga ngo yamubwiye gutya kubera iki ubwo hari ibindi biri inyuma noneho icya nyuma kubera iki abashakanye batandukana noneho ari bya mwotanga niyi kuri ico kibazo warubashije wenda kijanye no gutandukana kw'abashakanye ahubwo nje nsubiye inyuma ndatinze wenda nyure mu magambo nihuta kujya rujya rugo ntiruba ruhari hari ikibazo ngiye kwibaza kivuga ngo ese kubera iki iyo abungeri iyo badushingira hari indahiro baduhereza dusoma hari imbere akenshi isozwa n'ijambo rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu ese iyo rumaze gusenyuka tuba twapfuye ariko nje ikintu natekereje kandi nakoreye research ni ugupfa mu mutima ni igihe wenda ntari kumva ibintu cyo kimwe n'undi ico gihe wenda akaba impamvu zitandukanye ariko mu by'ukuri nta mpamvu ihari yo gutandukana n'umuntu n'uwo mwashakanye ahubwo mugomba kwigira ibibazo hamwe hanyuma hakabamo ikintu cya communication mukanizerana anje kujanye na divorce impamvu wenda divorce iba haba habayeho kudahanana umwanya cyangwa kumvana nabi na mugenzi wawe mbese nko kubura communication ikindi cya kabiri hari ukutahuza mu bintu kutumvikana mu bintu bimwe n'ibindi gusa twogenda dusobanura ko kubera ikibazo cy'umwanya coba indi topic runaka ariko mwishaka twazayigarukaho nta kibazo sawa murakoze ni iyihe nama mwagira abantu bashakanye cyangwa abantu bubatse ingo muri makeya
hari ijambo rivuga mu gitabo c'Abafilipi, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 12 ku murongo wa 14 yavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa nk'uko utejejwe atazabona umwami Imana. Ni ukugira amahoro. Inama notanga umuntu wese agomba kumva mugenzi we, mukagira amahoro, mukihanganirana. Umuntu wese nshobora kugenda ncumbagira ariko mugenzi wanje akampagurutsa tugashorerana tugashana. inama nagira abashakanye icya mbere ni ugusenga, kabiri umuntu ni ukumenya inshingano ze, gatatu ni ukumenya wenda uwo mubanye ko ari umuntu ukababarira, ikindi ni ukwihanganirana, ikindi nyine ni ikijanye nyine no kwicisha bugufi, kwihangana n'urukundo. Ndumva byose bikubiye muri ibyo. Murakoze. sawa sawa, murakoze. Niki mwabwira abafana bacu badukurikiranye aka kanya? Ikintu twababwira ni ukugira ngo aho wenda twabyishe mudukosore, ibyo twasize mubyongeremo, ikindi mutange like, share, comment. Nibyo ngiye navuga. Naje ico nababwira, turabakunda cane abantu bakore subscribe, comment na share kugira ngo dukomeze gutezanya imbere. Murakoze. Sawa sawa, abatumirwa bacu barakoze kandi Imana ibaha umugisha, nimubakenera tuzabagarura.